Yes, ndagusuje kandi nkwaye ikaze nanone wo kurikiye Moze Max Empire mwifuje kugira ibihe byiza aho rwose mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Shimira wowe wakanze subscribe nawe turayikana nkubwire ngo nicyo gihe nako kanya ngo uyikore ubundi tuye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nge wumva ndi Kerry Wine the Winner Dangerous mtoto wa Africa naho kuri kamera za Moze Max mafite CEO Mosby. Yo, Wagwan man. Wagwan. Kimeze fresh. Ndashima Imana. N'abantu nta bantu ushima Imana yonyine se? Buriya ibashije gushima Imana. Imana kuko ari we muryenga wa byose. Akaba ariyo yashyizeho ba bantu. Abantu gushimwa hari aba bagomba gushimwa. Yego. Baba bahari akurumva nabwo abari bake arabo ushobora kutamentioninga rero dosi karemera dosi gaitremera yego ahandi ariko ni sawa ahandi ni sawa sibyo ni kibazo cy'uburwayi naje kugira ariko yego mara aka kanya biri kugenda neza ndashaka guhera ahangaha Mosby igihe cyari kibaye kinini hano batakubona kuri Moze Max byagenze bite habaye iki igihe cyari kibaye kinini ariko cyari ikibazo cy'uburwayi cyari ikibazo cy'uburwayi kabisa cyari cyaratumye mba busy nyine kubera kwivuza noneho nari nsigaye ngendana no kumbaga ebyiri urumva ko byari bigoye cyane yego ubwo rero muri make umuntu ashobora guhita yibaza ngo uburwayi bushobora gutuma ufata igihe kingana gutyo utaboneka ese ni impanuka ni iki byagenze gute nubwo wenda biba bigoye sometimes wenda kuba wabisesengura cyangwa wabisobanura nyine bitewe n'ukuntu situation yari imeze ariko nimba byakunda byari byagenze gute habaye iki bigenda gute se warakize warorohewe imeze bite situation wambaje ngo situation yari impanuka yari iki imeze nkayo kuko urugi runo rw'icyumba urugi rw'icyumba rwanyishe ku kaguru uri ni wawe mu rugo ndi mu rugo tu noneho ku kirenge haza agasebe gato kamwe gato nyine tu nirirwa mu kazi nk'ibisanzwe nta kibazo noneho igihe kigeze ndaryama mu gitondo nka saa 9 gutyo numva umuriro wandenze numvishe umuriro wandenze negutseho gato mbona ka kaguru kabyimbye bamfashe paracetamol nayo nzifite mu gikapo nkwaho kimwe buracya bukeye mbona ikirenge nyine cyakomeje kubyimba ndabyutse ndabona no nago nakirirwa n'ikirenge kiri kubyimba gutya reka nje kwa muganga yego mbangiye kwa muganga mbangiye kwa Nyiranuma kwa Nyiranuma yego ariya mu Biryogo yego babankubise transfer injyana Nyarugenge nakiriwe hashize iminsi 3 akaguru bono niko gakomeza kubyimba banshisha mu cyuma barambwira ati ntagufwa ryavunitse n'ibinure byababaye noneho after ngewe barambwira ati no tugiye kukwambika sima kugira ngo sima ibyimbura akaguru kwa muganga ubwo ngewe nyine ndifata njyayo umuganga urumva wakwandikira imiti ugiye kugura ndagenda ndagura ubwo uragenda ukizana bya bikoresho bari bukoresho nyine bakwambika sima yego bankubita n'utunini bankubita ibuprofene na antibiotique nyine zibyimbura akaguru ariko na sima bayishyiraho ya sima mu minsi 4 banshizeho yatwitse akaguru imaze gutwika akaguru karashya mbe noneho numva karandiye ya sima banshizeho ngewe nyikuraho maze kuyikuraho mbona akaguru kahiyeho kose kameze nk'ako bamennyeho amazi after noneho akaguru ndelaxa bisanzwe ndaryama mu gitondo mbyuka akaguru kajeho amashami nimbuza amashami ya bya bintu nyine byahiye byabyimbaganye gutyo ubwo iminsi 4 urumva hari mu minsi 4 noneho akaguru kimwe kiraturika gituritse byabizi bivamo noneho watangira kuvamo n'amashyira avanze ubwo ntiwari wagasubiye kwa muganga ariko n'ubundi hoye ntabwo nari nagasubiye kwa muganga kuko bari bamaye ibyumweru 2 namba yo sima ariko wari wayikuriyeho sima yanwitse nyine mu minsi 4 nyikuriraho
hari nijoro ngiye kuryama kirandya ndagihambura nyikuraho noneho mbyuka hajeho ibishami igishami kimwe kiratoboka gitobotse bizi birameneka atangira kuvamo amashyira avanze n'amaraso noneho ndebye akaguru nanjye ubwanjye kantera ubwoba noneho ndibaza se ndasubira kwa muganga ari iminsi ine bamaye itaragera kandi baragikuyeho baramaye ibyumweru 2 kandi iminsi ine nishize gise kivaho birancanga after nahise mfata umwanzuro njya hehe muri privé abarimwe wivuriza nagiye ku nkuru nziza igikondo nyigera ku nkuru nziza nayo ndi kugendera ku mbaga ebyiri ubwo ngubwo akaguru kari kugenda kavirirana hariho ibindi bintu bikenewe kubagwa nyihagera naho barakareba baravuga ati se ku kuguru si kanseri njyewe ndavuga ati ntago ari kanseri ariko tutararengaho umuganga bivuze yego umuganga agitangira kuvuga ko ishobora kuba yaba ari kanseri wafiringaga gute wimvaga gute none ko oya narababwiye ati si kanseri navuga ati ntago ari kanseri mbatekerereza uburyo byagenze ko ari sima banyambitse ikaba yaragashwanyuje yego ubwo nabo barakareba kari kuvirirana karahindutse muri iyo minsi ine noneho urungana umusozi urureba koko ukabona ni kanseri noneho ariko njyewe nari mfite icyizere ko atari kanseri kubera nyine wari uzi bitewe nuko nari nzi ko ari sima nyine ariyo mpamvu yabiteye yagaturikije noneho njye ndavuga rero sasa iyi si sima noneho ubwo ku nkuru nziza barambwiye hari uburyo ngo bafata abarwayi bari buvurwe yego bakamera nk'aho bajya kuri lisite noneho barambwira ati rero abarwayi turi buvure barangiye umubare wuzuye isaba ko uzagaruka taha uzagaruka ejo ubwo biba biranshanze akaguru kari kuvirirana urumva ndababaye nanjye ubwanjye ndakareba nkagira ubwoba birangira kandi utanavuwe nkumva ntabwo ngomba gusubira hahandi birangira utanavuwe hahandi banyambitse sima yatumiye gaturika nkumva nyine ubwo ntabwo ngomba kuhasubira kuko ibyumweru 2 bamaye ntabwo byashize nkumva nyine ni ibindi bindi nyine ubwo ndasamuka njya ku bindi bitaro ku yindi privé mva kuri moto ndagenda nyihagera umuganga wari urimo yari umuganga w'umubyeyi nyine umeze umuganga ukuze umeze nk'umukecuru ndamusobanurira mubwira uburwayi bwanjye abarambwira ati se byagenze gute ni iki cyakugize gutya ndamusobanurira bamubwira ko ari sima nambitswe yagatwitse kakagero nyine kagaturika umuganga aba arifashe arambwira se nawe yakareba mbona ubwoba buramwishe kari kameze nabi ku rwego ruri hejuru sana noneho njye ndamusobanura ndamubwira rero dogiteri dore bimeze gutya na gutya ni sima ubwayo yakagize gutya yego arambwira ati ubwo si kanseri nawe nyine yahise ambwira ati ubwo si kanseri kubera ukuntu nyine byari biteye ubwoba ntabwo ari kanseri bimeze gutya na gutya yego ubwo araza akanda kuri ka kaguru akanzeho kari kameze nyine urumva kari karahiye amaze gukandaho abona birasohotse ubwo arambwira ati rero uravurwa yego uravurwa ariko se wazanye amafaranga yo kwivuza urumva we ikintu nyine yahise ambwira se wazanye amafaranga yo kwivuza yego noneho nanjye kubera ukuntu ari imbabaye avuga ati niyo mafaranga yose mfite yanshiraho nta kibazo ariko ngakira ndamubwira amafaranga yo kwivuza ndayafite arambwira se ukorera bosi cyangwa urikorera ndamubwira rero njye ndikorera arambaza ukora iki ndamubwira njyewe ndikorera utuntu ndi gukora ni utuntu nyine duciriritse nkora amacapati nkakora isambusa ariko ntabwo birabananire kwivuza yego aha ubwo mba ndemeye hambwa ati nimba ko kari sima nawe ubihamya kari sima reka nze tujye muri operasiyo y'ako kaguru yego ndamubwira nta kibazo akaguru ubwo muganga
arambwira ati genda uryame kuri kiriya gitanda, ndagenda ndaryama. Akaguru noneho hari ibyo yabanje kubagaho, bya bindi byose byari byahiye kugira ngo abone ibyo bisebe bishyira bivemo. Noneho muri iyo minsi 4 inyama zari zaboze bro, hahandi yakanze akaguru n'inyama tukabona ziraturumbuka ziruka, ngo ziturumbuka nyine zapfuye. Nawe urabibona ikintu cyapfuye gikanzeho uhita ubona ukuntu giturumbuka nyine kiruka. Arabyoza abikorera nyine sajya rimwe itabaho. Noneho mbona ukuguru nyine gutangiye kugaragara. Noneho sasa ubundi mbere ni kwagaragaraga, ariko kwahise gutangira kugaragara. Aroza neza mbe, aragakanda neza mbe. Noneho arangije kugakanda akaguru aranganiriza, turaganira, aragapfuka. Amaze kugapfuka arambwira noneho sasa uzajya uza kwipfukisha kugira dukurikirana ku kaguru, uzajya usiba umunsi umwe undi munsi ugaruke. Yego. Ndavuga nta kibazo. Noneho after uwo munsi, kuko yananeye inshinge handi ushobora kureba nimba nawe yaragiraho ni kanseri, yaneye inshinge 5 bro. Inshinge 5 amaze kukubaga ariko narabagwa. Yankubise inshinge ku kibuno. Yego. Ndamubaze muganga izo nshinge ugiye kuzitera ngo ku kibuno. Arambwira ati kuramo ipantaro. Ndavuga ati karabaye noneho. Rero nagiye nambaye ikabutura. Akabazo k'amatsiko. Muganga yari dogiteri kazi. Yari dogiteri kazi. Namubwiye nta kibazo. Arambwira ati manura gato. Ndamanura inshinge nyine azikubita ku kibuno mwene muzehe. Hakurya no hino ubwo inshinge barazineye. Abarambwira ati noneho tugiye gutangira operasiyo. Yego. Ndaryama ubwo nawe niteguye ko akaguru kagiye gukorerwa operasiyo imwe idasanzwe. Sha kuko ibyo uwo muntu yankoreye byagize akamaro kenshi cyane, kuko sinabashaga gukandagira. Natashye kuri moto, ariko ndakubwiza ukuri yuko mu gitondo narabyutse, mbyuka ku buriri nsa nk'uhagarika akaguru. Yego. Numva akaguru kagaruye ubuyanja bwo gukandagira. Noneho mba ndakandagiye neza, nsubira inyuma ho gato, mbona akaguru karakandagira, ariko nyine urumva nkomeza kugendera ku mbaga, ariko ubwo urumva nahise ngira icyizere cy'uko kazakira. Yego. Noneho akaguru urabona ko karacyabyimbye, sibyo? Karacyanariho ibisebe, kabaye umukara, ariko uko biri warorohewe. Uko biri wenda mbasha kugenda. Negereje ko ibisebe byasigayeho bikira, no kugira ngo wenda kabyimbuke, ariko ubu ntago nshaka koza n'amazi. Hari umuti nyine ugurwa muri farumasi woza ibisebe mu gihe wenda ushaka koza ibisebe, ibintu bikagenda neza. Yego. Ko akaguru ko nyine nanjye iyo nkarebye bintera ipfunwe, kuko ntago nshaka kwambara urukweto. Nambara bodaboda. Ntabwo urakira kurya kwambara inkweto. Niyo ngiye mu bantu nzirikaho bande ku buryo ntawe umenya ibyabaye. Ariko muri make Uwiteka yarahabaye. Nyagasani yarahabaye. Ubundi ni ukuvuga ngo ikiganiro twagikoze mu buryo bw'ubuhamya. Yego. Mu buryo bw'ubuhamya. Urugendo rwawe rutoroshye wari umazemo iminsi. Urugendo rwanjye rutoroshye. Ingero zose ntabwo ziba ari nziza cyangwa ngo ziba amahoro. Byaragoranye, ariko nyine birakunda. Uwiteka ko yahabaye ariko hari ikintu nibaza. Buriya iyo ugize wenda akantu gato ka accident, ukabona ibintu bibaye too much, nyine bibaze nk'umuntu wishwe n'urugi ari we mu rugo, ukabona ibintu bibaye binini bigezaho, wabitekerezaga gute cyangwa umvaga nyine? Kuko akaguru ubundi ngiye nagenze ko ndi bugere kwa muganga bakantera agashinge kabyimbura, kurumva na akaguru kari kabyimbye. Noneho agasebe wenda ko kari kuvamo amazi, urumva ne infection zishobora kuba zari zinjiyemo. Ariko noneho nagiye kubona mbona birakomeye, bibaye too much. Iyo byakomeye rero sasa utangira gutekereza ko bishobora kuba birimo n'ibyoherano, ibitumano, kuko uravuga ati wenda abagome nabo baragwiriye. Ukavuga ati abagome baragwiriye, se uyu mwaka ugiye gusiga akaguru bagaciye. Kuko nibyo ngibyo nabyo narabyibajije. Noneho ndi kugendera ku mbago, naribazaga noneho akaguru bagiye kugaca. Ubwo nta kintu uhita utekereza.
udutekereza ati nimba mfite na fiance aranyanze arahita mbenga ntabwo yakemera ahita kugira ngo akomfi ntabwo yakemera umuntu uri kumva ufite iki yego akaguru kamwe ariko Uwiteka yarahabaye bro yarahabaye kuko impamvu uvuga ngo yahabaye nyuma yaho hari ukuntu uhura n'ibintu mu mwaka ugahita uvuga ati noneho Satani yansabye byanze bikunze urumva twari twaraherukanye n'umuntu ufunguwe yego urumva nyuma yaho muri uriya mwaka narafunzwe nabwo arwara gutewe kuko nabwo ariko Nyagasani yarabaye mu gifungo yego kuko nyine ba nyiri icyaha ngenda cyangwa nibaze ngo ibibazo umuntu uhagaze wenda ku ruhande rw'agakiza niko nabivuga ntabwo mbizi cyane ahubwo abihuza gute no kwizera Imana muri ibyo bihe muri iyo situation ahantu bigendera iyo abisohotsemo akabona bisohotsemo amahoro byari ibyo kumwica by the way ugasanga ibintu byari biguheza ahantu hamwe ariko ubonye imbaraga zo kugenda ubisohokamo aho Imana iba yabaye mu ruhande rwawe kabisa yego Imana iba yabaye mu ruhande rwawe kuko nyuma yaho noneho urumva akaguru naravuje kageze ku rwego noneho ndi kugenda naje gutega moto noneho sasa wari ugiye kureba sheri nari neze moto mvuye i Nyanza hari ahantu twageze mu gahanda k'itaka motari nawe ngiye kubona mbona araguye arametse ukinarwaye tuba dukoze accident yari Spiro oya ntabwo yari Spiro nazo zaragowe ntabwo yari zabaye nzima nazo zikigusha abantu uri kumva ntabwo yari Spiro noneho motari yikubise hasi ku rwego iki kiboro cyaha aguhetse ametse icyo gihe ukinarwaye cyane none uko n'ubuhenda n'ubwo utarakire kuko biri yego yikubise hasi uru rwose rurakoshoka man amaraso mbona amabuye neza yenda kugera ku menyo ye moto noneho moto kugwa ntabwo yagwiriye akandi kaguru kazima twaraguye moto irongera igwira ka kaguru noneho mu kugwira akaguru nari mfite telefone ebyiri ziba ziguye imbere yanjye noneho mu kubura umutwe sinari nzi ko zaguye mu kubura umutwe nagiye kubona mbona telefone ziri imbere yanjye ikintu nahise nkora nahise mbyuka andirect comora akaguru muri ya moto havamo ikirenge urukweto rusigaramo ndavuga ati karabaye noneho ko nzi ko umuntu wavuye mu rukweto aba ari umupfu kaba kabaye ubu ngubu bigiye kugenda gute ubwo ninagiye nicara ahantu ku gapoto abantu ubwo baraje motari we bwo yarakiryamye hafi ataraneguka ngo niwe ushobora kuba warahutaye cyane moto ikimuryamyeho noneho ubwo njye nacomoyemo akanjye karenge nigendeye habaje abandi bamotari baba baramweguye vuba vuba moto baba bayegeje imbere baba bayitsimbye mu gipangu nimba yarazi ko ndi bumwitendekeho kandi mbona ari accident yarantwaye noneho ubwo motari nawe areguka mara nk'iminota 3 akitekerezaho ngiye kubona mbona arahambwiye ngo tujye kwa muganga ndavuga se kujya kwa muganga abantu bose babarambwiye ngo genda kujyane kwa muganga ngo nagucike umuntu yangiritse mbona yangiritse ku rwego ruri hejuru ubwo abahamagaye moto babamwurije moto imwe nanjye banyuruza indi moto twari tugiye kwivuriza Igikondo hamwe bita kwa padiri ndahazi mbona ntarangamuntu nitwaje muri ako kanya kandi urabizi kandi uri umuyobozi ibyo reka tube tugiye ako wiga simbuka ntarangamuntu witwaje kandi uri umuyobozi baburetse nyine uri kumva aho ngaho uhise ujya kwindeta bibaho ariko noneho ubwo mbona ningenda kwa muganga narangamuntu ndi bwitwaje bashaka kumubwira ati turamuvura ku ijana kandi mbona motari we yangiritse kurenza uko njyewe meze ndareba noneho nganiriza umumotari wari umetse ndavuga ati njyewe ndi umuntu w'umugabo ntabwo ndi bwirwe nitendeka ku mumotari ntanakwivuza 800 narimuhaye anjyanye nawe yaranjyanye ntabwo yabigambiriye weho ikatira ikinyabiziga cyawe kuko yari ari kunga ngo mfate nimero ze tujyane kwa muganga ndavuga uriya mujene ntago yaranyenze nawe wakoze accident kata moto nisubirire mu rugo njyewe nzaba nivuza n'ubundi mfite imiti ndi kunywa mfite bwa biprofene mfite twasera umuntu wogesha igisebe ndongera moze nk'ibinini neza noneho after nawe yivuze ku giti cyo ko nje nta mpamvu yo kwirwa mwitendekaho kuko nawe yarari gushaka
ubuzima maisha. Ndavuga rero nk'umuntu wari uri gushaka anatafuta maisha. Yego. Umuntu wari uri gushaka maisha ntago nakirwa mwitendekaho gutyo kandi mbibona. Ubwo abarakase dusubira muri quartier ndagenda ndaryama, ariko urumva nyine muri byose ikiruta ibindi byose ni muri uramwaka. Byose ni muri uramwaka. Ubwo rero nkibaza ngo abantu benshi umwaka ugiye kurangira bafite impungenge z'uko bashobora guhura n'ibibazo birimo n'urupfu, kuko niko numva nanjye niko nabisanze, kandi benshi mu minsi ya nyuma isoza umwaka bakunda gupfa, sinzi impamvu wenda we yobonaga ibyo bibazo biri kuko bingana gutyo ntabwo ufite impungenge ko ushobora gupfa. No naravuga ati no mwaka ntabwo nsiga, avuga ati yewe mana we noneho wite nundenze uno mwaka nkabona nkandagiye muri uriya rwose wa 2026 rwose amashimwe ni ishyano ryayo. Ubu rero twawugezemo wowe utangiranye izihe ngamba? Nakuvuga ngo nangiranye izihe ngamba kuko urabona ndacyarwaye ikirenge, wenda turaza kwereka abantu kuri kamera ikirenge uko kimeze, ariko ntago uvuga ngo nangiranye ingamba kuko umwana w'umuntu arapanga Imana ikanzura yego sibyo. Ngiye negereje kubanza gukira kuko n'ubu muri akansi ndabasha kwambara urukweto, urumva nkumbuye kwambara congo urumva ntago wakambaraga costume ngo ushyireho bodaboda ushyireho igipapu kandi muri akanya urabona nambaye igipapu sibyo. Ntago wakambaraga costume ngo ushyireho igipapu, urumva bisha biri. Urumva nanjye nkumbuye gutsapa agacongo nkakambara, agakote nkakambara, nkongera nkasirimuka yago. Ubwo nshobora kwibaza ngo biravugwa ko hari indirimbo yawe ishobora kuba iteganijwe kujya hanze, ntazi ngo wanakoze ye ko ibintu tuvuze ntabwo umbwiyemo studio yitwa Sirimuka, wowe ubizanye kuko njyewe nabyo bintu n'ubundi biravugwa nari nabaye mbyihoreye, ariko uzanye ibintu byo gusirimuka uhita ubinyibutsa. Hari big project ndayita big project ko ntago ari projet ya hafi n'ubundi bita Sirimuka, ariko ntago akandi ndahita nkavuga bo abanyarwanda bo bazakabona nyine by TV YouTube. Ndizera ko mu minsi mike project yaranarangiye, video audirari video irahari, byabaye nk'ibya bya Diamond na Melody ko none mutayiri habanye n'use ko mutayi abanyarwanda, byose byabaye done. Byose byabaye done, byose birahari. Urumva no igisigaye n'ukwereka abanyarwanda. N'ubundi muri iyo ndirimbo nari nambaye igipapa muri video nari nambaye igipapa kuko ni rwo rwego nyine nsigaye ndiho, niko byashobokaga, niko byanzuwe, nari niyambariye igipapa nuko. Ubwo igikuru nuko ihari gusa nta bindi byinshi byo kuyivugaho irahari. Ariko ewana sinabara no kuvuga ukuntu Nyagasani yahabaye bro. Ndakeka ko na kanseri yari kuziramo bakagaca, ariko byabaye amahirwe, bigenda neza. Bigenda neza. Mosby ako bungiye kongera kugaragara noneho mu bikorwa bitandukanye byose bakuzimo. Yego nshobora kwibaza ngo man hari ibintu byose uciyemo byiza cyangwa bibi, ha experience bigusigira. Yego iyo ari yo yose ariko bere gusigira. Wowe kurije experience ibintu byagusigiye wizemo iki? Experience ibintu byansigiye ku buzima cyangwa muri situation muri rusange? Mu buzima na situation nari magazemo, ikintu cyo nongeye kureba kubona cyo nuko Imana igihagaze mu ruhande rwanjye. Ndibuka 2014 nigeze gukora accident, nari nkiri umunyeshuri, njya muri koma y'iminsi 12. Koma nyakoma. Noneho nza gukanguka narabaye paraliza amaguru yose adakora. Mu rugo ndibuka bananyura kuko sinari bubashe kugenda, bahise bahamagara akavatiri baranterura, nsigaye ngendera mu kagare, banereka mu modoka, modoka iragenda iparika mu rugo neza ku muryango, baterura bajyana mu nzu njya kuryama. Noneho hari umudokiteri wari warabwiye mu rugo ko ninjya mu rusaku nzasara. Nujya mu rusaku? Kuko nari narakomeretse hafi y'ubwonko. Yego. Dr abwira mu rugo ko ntemerewe kujya mu rusaku, ko ninjya mu rusaku nzasara. Yego. Ahabwo nta telefone nyemerewe kuvugiraho. Ibintu byose birabikwa. Namaze amezi 6 nanone niryamye mu buriri
ndi kunywa imiti ibinini urumva nyine kugira ngo ibinini bikore neza umubyeyi aba akwitaho agakoma kabyuka gakubita gateka kuko ni kubunywesha ibinini yego urumva nyine byahise urumva nyine isomo riba bigusigira isomo bigusigira kongera kwegera Imana neza kongera kwegera Imana ukumva unyotewe Imana nyine igenda ikunyuza muri ibyo bihe bigiye bitandukanye right now ikaba ikiguhagazeho urumva 2014 yakoze ibyo ubu ngubu bari byiri gukora n'ejo ari bizakora na ryari bizakora ya telefone ndayivugiraho urusaku ndaruvugiraho ibintu byose ubu performance nzajya nzijyamo yego mvune n'imanukire urumva nyine Nyagasani ntacyo abatakoze ku buzima bwanjye yamani ubwo rero nkahita nibaza ngo numvishe umunyarwanda avuga ngo inshuti uyibonera mu byago kandi numvishe byinshi mu byo waciyemo yego si ibyago byeruye kuko ibyago nzikara gupfusha ariko nabyo bisa nabyo ubundi abo witaga inshuti icyo gihe cyose muri situation hari warababonye cyangwa niba bagutenguye muri iyo situation yego iyo ugeze muri situation nk'iyo inshuti nazo ubona handi ushobora no gushaka ugutekera agatoki ngo urye neza uba wumva muri ako kanya ukeneye kurya ibiryo byoroshye bikorohereza nyine ubuzima hahandi babandi witaga inshuti zawe z'amagara badashobora kuhahinguka ukarwara ukarinda ukira ahubwo iyo umaze gukira nibwo ba bantu bakubwira polisi twabimenye kuko watangiye gusohoka muri ya situation ntabwo twabimenye se wari urwaye wari wabaye iki bose nyine ukumva bose bashishikajwe no kumenya icyo wari urwaye kandi ntabwo kandi urwaye urembye ntawaje rero inshuti buriya inshuti ziba inshuti kuko uri muzima yego inshuti ziba mbese ubwo muri make bakunda ukize yego umugana wa musaza ngo bakunda ukize ngo iyo ukize baraza nyine inshuti ziba inshuti kuko hari icyo ufite hahandi na sosiyete ubabamo hari sosiyete ubamo ushobora gutekereza ukavuga ngo ubwo ndwaye ya sosiyete izaza indebe yego wumve ko muri ya sosiyete nta muntu n'umwe wigeze uza ubwo rero dusa n'abanasatira n'umusozo yego ushobora guhita nibaza ngo nuhe muntu umwe w'ingenzi wabonye ukurikije wenda ibintu wagiye ucamo ukavuga uti cyakoze nubwo wenda abantu bamwe na bamwe bantengushye cyangwa bantengushye ariko hari umuntu umwe w'ingenzi cyangwa babiri cyangwa batatu nabonye bahoze ewana bahabaye kabisa style tuvuge urugero nka mama wanjye mama wanjye ni umuntu ibintu byose nacamo abahagararanye nanjye sibyo iteka yarahari iteka umubyeyi wawe aba ahari iteka umubyeyi wawe aba ahari akubaza umeze ute hahandi umubyeyi ashobora kuza akanagufurira kuko nyine aba ari umubyeyi wawe yego urumva mama wawe ni inshuti nyanshuti nyine ya nshuti itagutererana ugeze mu byago kuko aba ari umubyeyi yamani dusatira umusozo rero niki wabwira abantu bawe cyane cyane nyine bahano kuri Mazimax cyangwa se niki bakwitega tunagana ku musozo abantu banjye icyo nababwira nuko nagarutse ndahari mu burwayi mfite nsigaye ngenda nta kibazo kandi bagiye kubonana project noneho zindi zitandukanye nizo bari banze zirimo n'ikiro kabisa za zindi noneho urebe ukavuga ati se uyu ni Moze yamani mu ncyamakere n'ubundi byo kuganiraho bari byinshi no kuvuga bari byinshi ariko kubera n'ikirere hanini ikiganiro kigiye kuba tugisubikiye ahangaha n'ubundi ntabwo mpamya neza ko birangiye tuba tuzaganira n'ikindi gihe ibikorwa biba bihari bigikorwa n'ibindi bihari tuzavugaho cyangwa se tukaba twanagira icyo tubivugaho asante sana sawa